Wamaye. Urimo satani. Ntabwo ari Wamaye. Ali bobo. Waje fa binti ne. Nande bisazi by'ikigera. Uzo cyangwa ngenga no macyo. Yakura. Ali bobo. Waje fa binti ne. Wamaye. Ariko iki cyana kinkubise burakiza ubundi wera cyangwa gipfe. Wamaye. Man, mas Majina la Yesu. neza. Hago ukumva abantu ubuzima bugeze. Umeze neza rwose pe. Ariko nkatwe. Utabizi. Ahubwo nakuntu wama kumaza. Ngumye gagaragara. Akakara se agashobora. Api ntabwo nakabazi. Ni n'amarira y'intare. Aya ni amarira y'intare kazajya bavuga nabi. Kamushakira yawe. Ayawe nayipusi ndakeka. Ayo ngaya niyo bita ayipusi. Uri kubibona se? So ubona se? Umva. Uri kubyumva se? Ayipusi. Tumwe ngaho. Cheers. Yes. Yo, Aris. Chaje ubuzingi umitekereza. Avuye kuri Paris kuri mission haraye kuri Paris nyine. Ejo bundi. Kuva buri munsi nza kugusa gusa ntabwo nari namubona pe. Nyine yavuye ku commission ejo bundi ariko hari ahantu ahise asimbukira nyine. Hako wamushakaga. Rwose sinabonye se hariya ku gipangu wanditseho ngo murimo murashaka abakozi. Benshi. Wa mbere dushaka. Sigara uri n'umukire, sigara uri umukire rwose pe. Tubabarire amena. Dutorana. Naya papa rega. Ntabwo Ari wakanyine kamubwire. Abakozi papa shaka. Harimo. Uwo ukora wese. Hari uwo majina la Yesu. Mwoza mu birenge. Hari uwo wo kumucira inzara. Hari n'uwo ndetse wo kumwoza. Muri ako kazi ko. Ngo kazamukora mu kibuno. Nuwo mu kibuno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ako kazi atora makaho ubwo mbwire papa nawe kwandika amaze kubona umukura wese. Takuza kumuzi ibirenge bya byose. Koza hose nk'amasaha. Nagashaka umuntu w'umupfubye. Afite imyate myinshi. Ariko ku munsi baba batana senkani yawe. Senkani uko ku kwezi bafata senkani buri kwezi. Igiceri se wapi? Atanu. Senkani wapi? Amarira y'ipusi kutara. Ali bobo. Waje fa binti ne. Naribonye icyapa. Naribonye icyapa kivuga ati hano mushaka umukozi. Nje gukora ku kazi rero mu mahene.
none ni bangahe njye kazi 10 humura kamwe kose nadashobora umutetse ngira teke akazi k'abatetsi akazi k'abatetsi papa aragafite nizi yuko angiye mushaka uteka ndapinga uzantetse umwungu ndawuteka umwungu w'igishimbo kiri ese none akazi papa ashaka k'abantu harimo gutukura wese Aha, turashize none. azamo nakozi ya wese mwacukuye Ndabizi mu cyaro wacu turabikora tugicukura metero 25 akazamo nako gukora ikimbanza akazamo nako gukora iki kutavuga mukirenge ari kuvuga kwimenya cyane nyine kumva n'ikirenge muvandi wowe abikubwira ndakubwira ati harimo n'akazi ko gukora mu kibuno cye nanjye babinge numva ndatubona ko munsi y'ikirenge akaba ko nagakora ako nabatumika ntabwo watabiye ninjye wakabandi oya wowe ntabwo wakora neza wowe akazi yavuze nashaka gusaba akazi iyo ngara bipfu akubwa baza akumuna baraka akaguha kujya amuvanyiramo nyine utumene uzi uretse wakora iki n'umusirikare afanda zaturasa amasaha 3 oya nuko turasa umutwe akawumena rero umva nuko turasa akatwica ariko urabizi nari yungu kaje gusaba akazi biramunanira akajya akora ibintu nabi narabizi karaho guteka nagazi guteka ariko gucukura wese no kuyoza narabizi ako kazi naramuzi kora hano uri kigali kumva gabaye mu cyaro bitibyo papa nyine akazi yaragupangira uzitwara udutotsi n'amaguru hagati ko gukora utumeme wari utuzi ndatuzi nakumupangu nabikora ko gukuramo ahangaha akameme ahangaha akameme none se papa wari he ariya ngo tuvugane kandebe ko hari ari mu nzu namusize barimo ari umukozi nyarire baramwoza mu birenge none tuvugane igiciro namurebe akazi manda gakora nagenda gakora nibyo navuga cyane muri kumara iki hano tuje muri ba bakozi bashakaga mwebwe mushaka akazi mwana uri kunyitegereza si wa mutazira urimo ruragutuka unibeshye hatafana unibeshye uri yaje no gusaba akazi yambaye nawe kubona wapi twebwe tuba twambaye n'ibitenge ibitenge twebwe turanatwika mani Kwa jina la Yesu. safande warangije kuvuga witwa nde anda tito amazina wishwe n'ababyeyi ayita Nyakaduruduru tito wowe tobi witwa tobi imbwa ya vuga amazina yawe wishwe n'ababyeyi nyirangurunguru sakaye Jamai, uramenye ya. ngo nyirangurunguru sakaye nabi akise nabi ari muri kugenzwa n'iki tuje muri ba bakozi bashakaga n'umusafandira z'akazi urangiye umuhungu watubwiye no kukoza mu kibuno Ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibihapawa. ubundi umudugu kundi bazaza postinga no kuri YouTube, Instagram, Facebook na TikTok tukakubona inyata tukayivana Waje pa bitinda mamaye
urimo satani ntabwo ari reka mbwire ntuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wajye fa bidire abantu bose tubonye mwarangije kuvuga muzagire umuzamu mubonye n'urukweto umuhungu wawe bitubwiye umuhungu wawe babwiye ko muzankuba mukabona mukagira ute umutuku